muvandimwe cyane bimeze bite amakuru ni meza ubona kuzi muri no quartier semeze gutera umuntu uri kwitembera muri izi quartier urabona ko ndumushya niyo mpamvu kumbwira ko ndi mushyashya ni hagana hewe rega ndi kubona uri n'umuntu mwiza ako wanda wambaga costume se naguru mu pastorira urabibona ko nyine ndi umuntu babyita umutunga faranga ubu ndi umutunga faranga niyo mpamvu ariko se kwambaga agapira k'ishuri kamwambaye n'agakote akagashati karampenze utakabona gutya ubwo nubwo kumbwira ngo ndi mushyashya muri izi quartier ndashaka kubera n'abantu bose tukamenyana mbese nkaba nk'umuturage w'intanga niyo mpamvu akobwo nanakwishimiye ahubwo weho nabonye uri n'umuntu mwiza mu mazina yanjye nitwa Mbirimo Jean Claude ahubwo wewe witwa nde kugira ngo dutangiye tuganira tunaziranye neza ku maturo ya barakata bari umuteka mutwera ushaka kumenyana n'abantu bose akushugiye kumubeshya urazi ngiye banyita icyo nzaba nitejo Karori ngo witwa nzaba nita Karori siko rya utangwa na papa niko yitwa ahubwo dusetwa n'inshuti dusetu namenya yiga tugiye ko ahubwo tugiye gukorana uri Karori nka muhungu wa Karori uri kumva ko ongera ukore hano yakoramo ahubwo twahise tuba n'inshuti uri umuhungu wa Karori cyane uri umuhungu wa Karori nanjye ndi Karori nawe uri Karori nkaba umuhungu wa Karori ni byiza cyane rwose ni byiza kumenyana nawe tugiye kujya tudiringa ibintu twamenyanye hoya kumenya ko twanje kumenyana ariko tugomba no kwerekana n'uruhage wawe tuyagana hehe kasongo yerekezo wenda umanutse kano gahanda ukikubita hasi mu gashanga noneho ugatambika hirya urazamuka wagera ahantu ku gasozi ukagaterera ukajya ku nzu y'amategura wamara kujya ku nzu y'amategura ugashoka hasi ukagwa mu gahanda kari hasi mu gishanga urakomeza ukagatambika ubu hageze naho ngaho rwose ntibibaho ko nutambika ukamanuka imibandi gishanga ariko se kumva iyo bigo rwose kumbe oya jyaho niho ntuye baranzi urumva ko nuko umanuka ibishanga ukibiri ku dusozi ngaho ukongera ukabirika mu tundi dushanga ntose ni kuruzi se oya iwacu bahita mwibereshi ariko buriya noneho kuba tumaze kumenyana ubu ngubu wanama telefone yawe nkagushyira tukaya dukominikana nyine nk'abantu b'inshuti ibyo abantu baziranye bagomba no kumenya oya zana avenze nkukura mu pini umaka nimero kawe da ndashona kiremo rwose tuye tuvugana da amugani se utonye no ngo ni Karori oya ndi umuhungu wa Karori ndi umuhungu wa Karori ahubwo nawe uri Karori ndi Karori dore ni izi ngizi zerwa na 95 hajya ni Mbirimo nge banyita Mbirimo Jean Claude Mbirimo sanda ndabona najemeje nako nizere kiriho nagwambe oya nge yangiriho nuko nayisizara ijya ku muriro navuze nti umuntu w'umusirimu wambaye agakote sirahagena mfite telefone yashije mu muriro oya bancishamo ijisho ariko tugiye kujya tugira na diro oya dupanga ibintu by'amadiro bifite inyungu uyu ngiye kuya nguhamagara oya twamenyanye Karori n'umuhungu wa Karori Mbirimo kanje rero nzagaruka nje kukwiba nako nje kugusura tunaganire neza birambuye oya nta kibazo oya nuko none se kuri umuhungu wa Karori uzurize papa wawe oya Karori ndamugusura wachana amakuru ariko wamabariye nawe muntu muhuye yambaye agakote n'agashati k'umweru muhuye akaba kwibye se nta n'ikintu atsigiye rwose ni umuntu duhuye anyigiraho inshuti yaravuye induga ambwira ko aturutse induga ngo inzira zaba nizo mu gishanga amaye nimero si birashoboka arahibye aracucuye n'ibihumbi 100 arabijyanye si ukubeshya ikintu cyose icyiza n'ikibi arakijyanye none se ugira ibi ni byiza byose arabijyanye dani byiza ngira hari ibibi akubwo byose birakora ngo n'ibyaha byawe arabijyanye byose arikoreye n'imigisha yawe byose byose aratunze
hajya umbwiye ngo yambaye iki? agakote n'agashati k'umweru. Nta muntu duhuyera ariko numvise arakanavuze ngo nzaza kugusura. Ariko hari ijambo avuze ngo nzaza ngo nako ngo nzaza kugusura. Ndamukemanga ariko nawe uzi ko umuntu nanjye dushobora kuba duhuye. Umva birakomeye rwose, birakomeye pe, birakomeye. Oya byihorere, ahubwo ndumva bikomeye nanjye. Kamuhamagare. Reka mbwire ntuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Najya aranyibye wa muntu we ngo agakwibye ikositimu arayijyanye. najya ntwaye telefone izo nureba kuduho. Niko yanjye zikayijyanye. Ese we bana isi nijuru ubusibe hana we Uyu n'umujura gahanga birakaze pe. Nandi ko kwirira ngo nandi ngukiri mwe none nanjye ndasaze bamuze ngo Uramenye ako kantu ni kabi kibaye ikigoryi noneho waraye. mware mwavuga ahubwo n'amapantaro muhite muyampereza ahangana. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Reka mbwire satani, reka mbwire ntuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power.